Ese uyu mugore w'uburanga budasanzwe ni muntu ki? Bamwe bamwita diva, abandi bakamwita umwamikazi wa sinema y'i Burundi. Ariko inyuma y'ayo masura meza tubona muri filime, isaha cyangwa abadiva, hari undi Mimi Mireye utandukanye cyane n'uwo uzi. Uyu munsi tugiye kwinjira mu buzima bwite bwa Mireye Kanyange, kureba ibanga ryamugejeje ku gasongero n'uko yashoboye kurenga imipaka, akaba umwe mu bagore b'Abarundi bakunzwe cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tubahe ikaze ku muyoboro mugari w'Umutuzo Voice Record. Muri kumwe nanjye Ildefonse. Mimi Mireye ntabwo akina filime gusa, ni we vibe ubwayo. Umwihariko we ugaragara mu buryo akoresha body language n'ijwi rye ririmo amatsiko. Iyo ari muri filime ntabwo akina nk'umukinnyi usanzwe, ahubwo aba uwo muntu. Ariko se wari uzi ko uyu mukobwa ari nawe ufungura vibe mu tubyiniro dukomeye i Bujumbura? Imbyino ze kuri TikTok n'uburyo yishimira ubuzima lifestyle bituma buri muntu wese yumva ananiwe amureba, agahita yumva imbaraga zagarutse. Ni umwe mu bakinnyi ba filime bake bazi guhuza uburanga, impano n'ubucuruzi mu gatsinsino kamwe. Benshi bibaza niba Mimi Mireye yaba afite umugabo cyangwa umukunzi, ariko ibyo akunda kubigira ibanga rikomeye. Gusa ikizwi neza ni uko Mimi ari umubyeyi, mama w'umwana w'umuhungu akunda cyane. Nubwo amufata nk'izahabu ye, akamurinda itangazamakuru, Mimi agaragaza ko inshingano zo kurera no gukora cyane bishobora kugendana. Mimi ni umuntu ukunda kuryoherwa n'ubuzima, akunda gusohoka, ariko kandi uzi no gushaka amafaranga. Ntabwo ategereza ko filime ariyo imutunga gusa, ahubwo akoresha izina rye mu kwamamaza ibigo bikomeye n'amaduka nk'imyambarire i Bujumbura ndetse na hano i Kigali. Kuki Mimi Mireye akunda u Rwanda? Ntabwo ari ubucuruzi gusa, Mimi afata u Rwanda nka home ye ya kabiri. Inshuti ze z'akadasohoka nka Bianca, Nikuze n'abandi bakinnyi ba filime b'i Kigali bituma aguma mu mitima y'Abanyarwanda. Iyo Mimi Mireye ari i Kigali, showbiz iratigita. Bitandukanye n'abandi bahanzi b'Abarundi bazanwa no kuririmba gusa, we azanwa no guhuza imbaraga, networking no kwagura izina rye, branding. Mimi Mireye ni urugero rw'umugore w'umunyafurika utagira imipaka. Ni umukinnyi wa filime, ni umunyamideri, ni umubyeyi kandi ni influencer ukomeye. Ariko se wowe ubona Mimi Mireye ari we diva wa mbere muri kano karere k'ibiyaga bigari, cyangwa hari undi ubona umuhiga? Wandike igitekerezo cyawe muri comment, kandi niba ukunda uyu mugore w'uburanga kanda like kuri iyi video. Ntiwibagirwe gukora subscribe, kuko inkuru itaha kuri Mimi Mireye ishobora kuzaba iteye amatsiko kurushaho. Ciao ciao.